Hello hello, ndabasuhuje cyane aho muherereye hose mu nce z'igihugu. Mbahaye ikaze abantu bashyashya bageze hano bwa mbere nk'uko bisanzwe, ni kuri Agape Space TV, ibiganiro by'ubuzima byose, ikibazo cyose waba ufite niho wabisanga. Niba ari ubwa mbere rero kora subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi uko dushyizeho ibiganiro. Nk'uko bisanzwe rero uyu munsi tugiye kuganira kuri tips, tips 10 wagenderaho ku muntu ushaka kugabanya ibiro. Ni ukuvuga ngo ufite ibiro byinshi utishimiye kandi hari utuntu tips 10 wagenderaho cyangwa se ibintu 10 by'ingenzi wagenderaho mu gihe ukeneye kugabanya ibiro. Ibi bintu bisaba kubigiramo discipline, ikinyabupfura, ndetse ukabyishyiramo mu mutwe wowe ubwawe ko ari ibintu ugiye gukora ushaka, nta muntu ubiguhatiye, kandi uko ugenda ubikora gake gake ntumva ko uzakora ikintu rimwe uhite wacivinga ibintu birenze cyangwa se uhita ubona ibintu birenze, ahubwo uko ugenda ubikora gake gakeya buhoro buhoro nirwo rugendo birakunda. Reka turebere hamwe rero izo ngingo z'ingenzi 10 n'iby'ubushakashatsi bivugaho, ndetse na WHO umuryango w'abibumbye niki ubivugaho, umuryango ushinzwe ubuzima ese niki ubivugaho, ese niki siyanse igaragaza. Muri makeya kurikira ikiganiro ntiwihutishe, uragenda ukuramo ibyawe ubifatanyije gake gakeya, birakunda kandi birashoboka. Icya mbere wishyiremo ko birashoboka, wabikora, hamwe no kwihangana. Icya mbere rero ni ukugabanya karori cyangwa se ibyo kurya ufata bifite karori nyinshi. Karori sinzi uko nabyita mu kinyarwanda, cyangwa ndumva nabyita nk'amasukari aboneka se mu byo kurya, reka tubyite karori. Icya mbere ni ukugabanya ibyo kurya bifite karori nyinshi, bikungahaye kuri energy nyinshi cyangwa se imbaraga nyinshi. Ikindi kandi ugomba gufata, mbese ibyo kurya ufata bya karori bigomba kuba bikeya kuruta ibyo usohora. Bitavuze ko ugomba kwiyicisha inzara, ariko uvuga ko nimba ubifashe shaka uburyo ki ubisohoramo, ukore ibintu bibisohora buhoro buhoro, bigenda bikunda utiyicishije inzara. Ntabwo kugabanya ibiro bivuga kwiyicisha inzara. Icya kabiri ni ukurya indyo yuzuye. Kurya indyo yuzuye ni ukuvuga ngo ni ukurya imbuto, imboga, ibinyamisogwe, ubundi ukagabanya isukari n'amavuta menshi. Ahangaha ibingibi iyo wamaze kugikemura wagabanyije isukari ndetse n'ibiribwa, ukarya ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri, apana kurya ibiryo byiyuzuriyemo amakarori menshi n'amavuta menshi, bituma ubasha kwacivinga cyangwa se ukagera ku ntego yawe yo kugabanya ibiro. Icya gatatu ni ukugabanya isukari n'ibinyobwa bisembuye. Ushobora kuvuga ngo ndi kugabanya ibiro ariko ukwihata ibintu by'amafanta, ukwihata amaji afite amasukari menshi, ukwihata amayoga. No, ntabwo ari uko bagabanya isukari. Ni ukuvuga ngo ubushakashatsi bugaragaza ko byibura ku munsi ku muntu ushaka kugabanya ibiro agomba kurya cyangwa se kunywa ibintu bifite isukari itarengeje isukari yo ku 10%. Urumva ni isukari nke cyane, kandi ugendeye na karori zigomba kugabanuka. Ni ukuvuga ngo uko ukomeza rero, nimba waravuze ngo ngiye gukora siporo, uko ukomeza kunywa amasukari menshi ndetse n'amarikoro, niko n'ibiro bikomeza kwiyongera. Icyo gihe nta kintu uba uri kubikoraho, ntabwo byagabanuka nk'uko ubyegispekitinga, ahubwo biziyongera kuruta uko wabitekerezaga. Icya kane ni ukurya ibyo kurya bikungahaye kuri poroteyine cyangwa se ibyubaka umubiri. Poroteyine tubonamo amagi, tukabonamo ibishyimbo, tukabonamo amafi, inyama n'inyama, ariko ibi byose ugomba kubifata ugabanyije kubivangiramo ibintu by'amasukari menshi cyangwa se ngo ubishyiremo amavuta menshi.
ni ukugabanya mbese ibintu bifite karori ziri hejuru, ukagabanya amasukari nk'uko twabibonye, ubundi ukirira ibyo kurya bikungahaye kuri ibi bintu tuvuze, kuri poroteyine, kuko poroteyine zubaka umubiri, zituma n'imitsi ikomera, ndetse no umuntu urimo urakora siporo akagerageza gufata ibyo kurya byubaka umubiri cyane, kugira ngo agire umubiri uri fit cyane ariko afite n'ibiro bimeze neza. Mbese nyine ibi biryo bituma imitsi itahita igabanuka, ahubwo igakomeza gukomera nubwo uba uri gukora amasiporo ugabanya ibiro. Icya gatanu ni ugukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se siporo. Siporo ni ingenzi cyane ku muntu uri kugabanya ibiro, ndetse WHO cyangwa se umuryango w'abibumbye wita ku buzima ugaragaza ko byibuze wabyitayeho mu cyumweru amasaha iminota 150 kujya ku minota 300, urumva ni hagati y'amasaha 2 n'3. Ni byiza ko ku muntu nyine utayikora siporo zirenze zikomeye cyane, nkeya zoroheje, ari ayo masaha byibura ku muntu ushaka kugabanya ibiro yagakoresheje akora imyitozo ngororamubiri byibura mu cyumweru, ubwo ni mu minsi 7. Ubwo buri munsi byibura umuntu ategetswe byibura gufata iminota 30 yo gukora siporo cyangwa se isaha imwe. Noneho ku muntu ukora imyitozo ikomeye mu cyumweru agakoresha iminota 75 kugera ku minota 150. Mbese uko wongera imyitozo imyitozo niko n'imitsi yiyongera kandi igenda ikomera, ukagira umubiri uri fit umeze neza. Imyitozo ngororamubiri rero ni ikikora. Icya gatandatu ni ukunywa amazi ahagije. Ubundi abantu benshi bibaza ngo kubera iki ibintu byose bizamo amazi. Amazi ni ubuzima. Amazi ni ubuzima, adahari menya abantu benshi twapfa. Amazi agize 80% by'umubiri wacu ni amazi. Rero ni byiza ko ugomba gufata amazi mu gihe uri kugabanya ibiro. Amazi agabanya inzara ndetse agafasha metabolism cyangwa se inzira y'igogorwa mu mubiri, ndetse n'iyo ugabanyije ibyo kunywa birimo amakarori menshi n'amasukari menshi, rwose mu gihe unywa amazi ibintu byose bizajya ku murongo, ibiro bizakunda bijye ku murongo bimere neza. Icya karindwi ni ukuryama ugasinzira bihagije. Ni ukuri gusinzira twabibonyemo umuti mwinshi. Noneho ubushakashatsi bugaragaza ko iyo umuntu asinziriye bigabanya hormone ya ghrelin ituma ibiro nyine byiyongera, bituma umuntu agira inzara cyane, kandi iyo umuntu agize inzara cyane bivuga ko agomba kurya cyane. Rero iyo wasinziriye cyane bigabanya uyu musemburo wa ghrelin utuma umuntu agira inzara, kandi ubushakashatsi WHO ikavuga ko byibura ku muntu wasinziriye neza agomba gusinzira amasaha 7 kugera ku masaha 9 ku bantu bakuru. Rero bakavuga ko umunaniro uko utasinziriye, uzareba iyo uryamye uri mu buriri ugatinda gusinzira, bya biryo wariye nimba wariye nijoro utangira kugira inzara cyane. Bivuga ko ni wa musemburo wa ghrelin rero utuma habaho inzara uba uri gukora. Uko ukomeza kugira inzara rero niko uzagira iki, niko ushaka kurya. Icya 8 ni ukwirinda stress. Stress ituma umusemburo wa cortisol wiyongera. Uyu musemburo kandi uvura bijyanye n'amavuta menshi. Rero bivuga ko ugomba kwirinda stress, ukaruhuka, ukitonda, ukamedita, ukimenya nyine nawe ukikunda, kugira ngo ubashe kugabanya bya biro byawe, ndetse n'imyitozo igafasha cyane mu gihe umuntu afite stress. Icya 9 ni ukugabanya kurya ibyo kurya bya nijoro cyane. Ubwo ukomeza kurya ibiryo bya nijoro byongera, mbese nyine umubiri uragenda ukabika amavuta mu mubiri, kandi uko ukomeza kurya ibiryo byinshi
ya mavuta yibitse mu mubiri na energy nyinshi, bizatuma n'ubundi ibiro byongera bikomeza kwiyongera, icyo gihe nta kintu uzaba uri gukora. Rero ni byiza nijoro nimba ushaka kugira ikintu ufata kugira ngo urye ibyo kurya birimo amavuta, birimo amakarori menshi, ibinyamasukari byinshi, ni byiza ko ugomba byibura urya ibyo kurya birimo imboga, urya ibyo kurya birimo imbuto, mbese nyine urya imbuto n'imboga, utuntu tworoheje aba ari two ufata nijoro kugira ngo karori zawe zitazamuka. Icya cumi ari nacyo tugiye gusorezaho ni ukwihangana. Ibintu byose mu buzima ni ukwihangana kugira ngo ubigereho, nta kintu na kimwe kitavuna, byose ni ukwihangana, to be patient. Ihangane gake 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 nirwo rugendo. Utazumva ko uzakenera kugabanya ibiro ukumva ko mu kwezi kumwe birahita bishiraho bikayoyoka bikagera ku rwego wowe ubishaka. Oya, ntabwo bizahita bigera ku rwego wowe ubishaka, ahubwo icya mbere gira kwihangana, utuze muri wowe, kandi ubu ikavuga ko kugabanya byibura 0.5 kugera ku kiro kimwe mu cyumweru akaba ari ibyo ugabanya, ari byo biro ugabanya, ni ukuri uba uri mu murongo mwiza kandi utabigabanyije ibiro huti. Iyo ushaka kubigabanya huti vuba vuba mu kanya nk'ako guhumbya, n'ubundi niyo bigiye kugaruka bigiye kwiyongera, byiyongera nk'ako kanya. Rero ibintu byose mu buzima bisaba kwihangana, ukajya kuri regime ugatuza, mbese ku kijyanye n'ibiro bizagenda bigabanuka gake gakeya gihe umurongo. Inama rero, umuryango w'abibumbye tugira inama ko kugabanya ibiro si ukwiyicisha inzara, ahubwo kugabanya ibiro ni uguhindura lifestyle, imibereho dusanzwe tubayeho ya buri munsi. Nimba utari usanzwe usinzira neza wararaga amajoro, uko wongera igihe cyo kuruhuka mu buzima bwawe, wongera amasaha yo kuruhuka, niko no kugabanya nyine n'ibiro bizagenda bigabanuka gake gakeya. Uko ukora imyitozo mu ngororamubiri bizagenda bijya ku murongo gakeya, uko urya indyo nziza cyangwa se ibyo kurya bikungahaye ku ntungamubiri, niko n'ibiro bigenda bigabanuka. Icy'ingenzi ni ubuzima burambye kandi buzira umuze, budafite ikibazo, nta kurwaragurika, ibindi byose birikora bigakunda. WHO ikongera kugira inama ko kugabanya ibiro ni discipline cyangwa se ikinyabupfura. Ibintu byose iyo ubigezemo ikinyabupfura gake gakeya, gake gake nirwo rugendo urabyacivinga kandi bigakunda. Uyu munsi rero nizere ko iki kiganiro kibaryoheye cyane, abantu mwahoraga mwibaza ngo niki twakora tukagabanya ibiro. Ni ukuri, ibya mbere banza ukora ibi ngibi, ibindi nabyo bizagenda biza gake gakeya. Rero reka tubane umunsi ku munsi uko dushyiraho ikiganiro nimba ugikunze kora like, share na comment, nimba warakoze subscribe, kandi nimba utaranayikora ari ubwa mbere ugeze aha, ni ukuri kora kuri subscribe tujye tubana umunsi ku munsi, kandi gukora subscribe ni inkunga ukomeye uba uduhaye. Murakoze cyane rero, ndabakunda cyane, ciao ciao.